Ni kenshi impfu zigenda zitandukana hirya no hino, abantu bagenda bazivugaho byinshi cyane, dore ko hataba harimo n'abatinya kuvuga ko isi yaba iri kugana mu ndunduro. Ibi bikaba bije breaking news twavuga ko atari meza cyane, nyuma y'aho Pastor Theo yitabye Imana ku rupfu rutunguranye, hakaba hari na muryango wa Irene uje kwitaba Imana nyirakuru umubyara, dore ko nawe yari ariho ari mu zabukuru. Hagaruye wenyine rero uwo tugiye kugarukaho witabye Imana, akaba ari umukecuru twavuga ko wamenyekanye cyane, dore ko uyu ari nyirasenge wa Munyeshoza Dieudonné bakunze kwita Mibirizi, waje nawe kwitaba Imana. Bibiana Ntamakemwa Kankeka wahoze ari umuforomokazi mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHK, agakoresha ubumenyi n'imiti ya buhanga mu kuvura ababyeyi babaga bihishe interahamwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yitabye Imana. Bavuga ko ari umubyeyi mukuru cyane, dore ko yaje kuvuka mu myaka yo hambere, akaba ari no mu cyiciro cy'intwari cyane, dore ko yaba yaragiye afasha abantu kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi, aho we yari umuganga. Ariko nk'uko bigenda bigaragara hano mu mateka yiwe, uyu mubyeyi aho yari yahungiye akaba yararokoye abantu benshi. Bibiane Ntamakemwa Kankera ni nyirasenge wa Munyashoza Dieudonné uzwi ku izina rya Mibirizi, yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ariko abavandimwe be babiri barishwe. Nk'uko bigaragara, uyu mubyeyi umaze igihe ari hano mu Bufaransa aho yari yaragiye gutura, akaba nta kindi we yazize, akaba yazize uburwayi bw'umutima, dore ko uyu mubyeyi yaje guhita kubagwa inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere akaba yaraje kubagwa ariko aza kurokoka, inshuro ya kabiri rero ikaba ariyo yamuhitanye ubwo yari ari kwitseta ari kubagwa umutima. Twavuga ko ari umubyeyi rero ugiye akuze cyane, uyu nyirasenge wa Munyashoza Dieudonné, dore yuko bamwe ahubwo usanga bari batanakimwibuka. Uyu mukecuru wize ibijyanye n'ubuforomo i Kibungo mu karere ka Nyamasheke, yahoze mu bitaro bya Mibirizi no muri CHK. Muri amateka y'uyu mukecuru waje kwitaba Imana agaragara cyane cyane guhera muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Kankera yahungiye Imibirizi yahatabaye abagore babiri bari barwaye bikomeye indwara ya kolera, bari bishe badashobora gusohoka ngo bajye kwa muganga kuko bahigwaga n'interahamwe. Mu bikorwa by'uyu mudamu rero bivuga cyane, dore ko aba bagore uko bari babiri nabo batanga ubuhamya, baje kugenda bagaragaza yuko uyu mubyeyi yaje kubitangira, dore ko hamwe yagiye anashyira ubuzima bwe mu kaga kabatambutsa mu gihe interahamwe zabaga zakamejeje, dore ko ngo harimo n'aho yaje kugenda atanga amafaranga yiwe kugira ngo bano bagore babashe kubona ubutabazi kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze. Birangira bigenze neza, ntihagira uhasiga ubuzima kubera ubwitange bw'uyu mudamu. Iminsi ya mbere yavurishije imiti yari yarahunganye, akajya abatera kirango igikoma akabashyira. Umugore umwe yari ufite umwana w'uruhinja waje nawe kwanduzwa na nyina iyi ndwara ku munsi wa gatatu, abonye bikomeye kuko bari bamaze gutakaza amazi menshi mu mubiri,
yiyemeje guha umupolisi wa komine wabaga mu ibambiro rya Mibirizi ibihumbi 17 maze arabaherekeza bajyana mu nkambi ya Nyarushishi kugira ngo bashobore kubona ubuvuzi bwatangwaga gusa n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge. Aba babyeyi baravuwe kandi bahabwa imiti izabamaza icyumweru, maze Bibi akomeza kubitaho abatera ishinge kugeza bakize. Uyu mukecuru Bibi yanashoboye kubyaza ababyeyi 4 imibirizi batashoboraga kujya kwa muganga kuko ibitaro byari Mibirizi byari byigaruriwe n'interahamwe zaranabibasiye. Nyuma y'uko ingabo za RPF zibohoye igihugu, Bibi yakomoje ibikorwa by'ubutabazi mu baturanyi bari batuye aho akajya avurira aho ngaho ngo mu ngo zabo, abikora nta kiguzi ategereje kandi atinuba. Abamuzi bahamije ko yari inyangamugayo mu buzima bwe bwose, yaranzwe n'ubupfura, gukunda, akaba abayeho no kuba yafasha abo batishoboye hose, kugira neza, ndetse abantu ngo bajyaga bamubyutsa mu gicuku ngo abajyane kubavura akabikora atiganda. Bibi yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu 1997. Ikigaragara ubwo ni ukuvuga ko amaze imyaka hafi 25. Naho muri 2010 ajya mu Bufaransa kwivuza indwara y'umutima. Yavutse tariki ya 6 Mata 1942, yitaba Imana ku itariki ya 13 Kamena 2024 ubwo yari agiye kubagwa umutima ku nshuro ya kabiri. Uyu mubyeyi rero akazaba yashyingurwa ku itariki 21 Kamena mu majyaruguru muri Miville mu mujyi w'Ubufaransa aho yari atuye mw'ino minsi. Twavuga ko rero ari umubyeyi cyangwa urupfu rwagiye rushengura abantu hirya no hino, dore ko ari impfu zikomeje kugenda zivuza ubuhuha zihitana abantu twavuga ko bazwi hano mu gihugu.